watangira utwibwira rero amazina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Amahoro n'imigisha n'ibisakare ku ntumwa yacu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye n'abazakomeza icyo kivi kuzageza ku munsi w'imperuka. Amin. Amazina yanjye nitwa Kabanyana Farida, umumama w'abana 3 n'abuzukuru 8. Mukomoka mu kahe karere? Mu karere ka Kayonza, mu murenge wa Gahini, mu kagari k'Urugarama, ntuye mu mudugudu wa Nyagitabire. Voice of Africa rero mwahuye muti? Voice of Africa twaje guhura, jye nayumvaga nka radiyo isanzwe, nkumva ndayitega nka radiyo isanzwe, ariko yaje kumbera umuvandimwe, imbyarira n'abunganizi hafi yanjye. Turahura tuza gushyiraho gurupu ya Voice of Africa, abafite amatelefoni manini tugahuriraho tukagirana ikiganiro, dushyiraho gurupu y'ikiganiro cyo gutarama cya Voice. Turahura, none kuri uyu munsi itubyarira umuryango, igenda yaguka, mbese twibonamo. Ntiwavuga ngo simfite musaza wanjye, ntiwavuga uti simfite umuryango. Oya, umuryango tuwurimo, ugize ibyago tukamuba hafi, ugize ikirori tukamuba hafi. Mbese tugomba kugirana igitaramo, guhererekana amakuru buri wa 4. Burya tugirana igitaramo buri wa 4 nijoro kuva saa 2 kugeza saa 6. Tukongera ku cyumweru igihe cy'agasusuruko dusubira twibukiranya ibyo twavuze. Mujya mwiga iki? Mwumva byarabunguye iki? Turiga kuri uru rubuga, nkatwe batagera kure, ubu nkanjye mu myaka ndimo sinkibasha gutera tura ngo njye ku musigiti kwiga idini, ariko kuri gurupe hari amasomo dusomaho. Nk'ubu jyewe mu buzima nize ndi mukuru, ariko kwako nize, iyo nshyizeho rineti nkareba kuri ya masomo, menya ngo iri jambo iri somo ni iri n'iri. Niko keza ka Voice, yaraduhuje nk'umuryango, ni ukuri ntacyo nayishinja. N'ubu tuwurimo nk'ababyeyi bakuru rero, by'umwihariko mubona radiyo yarabakuye hehe? Ni ukuri ubu jyewe ndi mu myaka 50, ndajya muri 60, kuko navutse 67. Urumva hasigaye ingahe kugira ngo nuzuze 60? Ariko ikintu yankijije ni ukwigunga, kwihugiraho. Iyo mfite iradiyo nshyiraho nkumva amawayiza, nkumva ubutumwa babwiriza, nkumva ibyiza bituruka mu kanwa kwa shehi biri ku iradiyo. Noneho nareba no kuri gurupu nasoma, nkumva muri jye ndahambutse. Ni ukuri nkumva ndahambutse, nkumva kwa kwigunga. Ubu nabaga kuri kansoringi yo kwa muganga, ego n'ubu ntibimbuza kujyayo gufata utunini, ariko muganga asanga ari ka gahinda gakabije. Ariko iyo mbonye ikintu kinshimisha muri jye, ya miti nyimira gake. Ubona radiyo rero yarabaye undi muti? Yarabaye undi muti, kuko numva ibintu nkaseka nkanezerwa, nkumva muri jye nufite ahantu mpambutse nkishima. Noneho naba nishimye, wa mutwe nanjye ubwanjye namaze kugenda nimenyaho ngo ariko iyo ngize akambabaza umutwe urazamuka, iyo ngize akanshimishije, noneho akanshimishije nkajya kugashakira kuri ya radiyo, nkajya kugashakira kuri gurupu. Urumva, nkajya kugashakira kuri gurupu. Noneho iyo twahuye nyirizina ku wa 4 ya Rabi, biba ari ibyishimo shehe. Gira icyo ubwira umuntu utaraza na rimwe. Nuko umuntu utaraza,
njyewe ikintu mubwira nkanjye kabanyana umaze kubireba ikiza cyane nave mu bwigunge, nave mu gikoni cy'ubwigunge, najya ahagaragara ni ukuri, najya ahagaragara ayumvirize, imuha amawayiza, ituma atashidikanya mu mutima we, ituma yitera inkingi amenye ngo nanjye ndi umuntu udatezuka. Ese ubu watezuka kuri ano ukajya hehe? Ahantu ntuye ni mu bakirisitu, ariko barabwirije, baranyanze, bagize bate, ndavuga ndava ku Mana imwe rukumbi ngiye kuyihe ya Rabbi, ariko bakagaruka bagasanga uri wa wundi, ndi wa wundi, ndi cya gishyitsi. Noneho rero Kagame yabakoreye ishyano, yanyigishije gusoma Bibiliya, ndayisoma nanjye nkagira ko mbakubita. Noneho nakabakubita, najya kuri voice nahaha y'akandi ubona bakumva, ayiwe uteke ubu nabaye igishyitsi. Ni ukuri yewe ubusiramu Nyagasana bwongerere bwaguke, kandi n'iyi radiyo yacu Nyagasana azadutera inkunga, ahubwo dukore na televiziyo, dukore na televiziyo mu buryo uzajya ubwira umwana oya wishakisha ku yindi cyano, shyira kuri voice. Hariho ikiganiro runaka ku wa gatandatu abana batize nk'uko bugiye, niko nsenga Allah adukorere. nabyo bizakunda. Urakoze cyane. Rero amagambo yanjye ntayo, ni ukuri ntacyo nashinja uyu muryango wa Voice, ntacyo nashinja umuryango wa Allah yadushyiriyeho kumenyana, adushyiriraho urukundo, kandi na Rasulu yadushyiriyeho umusingi wo gukundana. Ni ukuri Rasulu yadushyiriyeho umusingi wo gukundana, ubu turi umwe. Muradusuhuriza rero abo mwasize gahini. Turabasuhuza, turabasuhuza, tubabwira ibyiza twabonye, ubu twamenyanye. Hari abavuye Musambira, hari abavuye hehe, kuri telefoni twavuganaga, ariko amaso ku yandi tutaziranye. Ubu twamenyanye. Uriya mugabo Abuba, Nyagasana azamuha ijuru ya Rabbi. Buriya akoze akazi, iyi fondasiyo niwe wayishyizeho kugira ngo aduhuze, tumenyane, nawe tukumenye. Ubu se warunze? Oya, ntabwo nari nkuzi. Ubu se ntumenye ko nitwa Kabanyana, umenye ko hirya ngiyo hari umubyeyi usangayo tuhaganira, ukavuga utari kuyu mumama naramubonye yitwa Farid. Urumva, ni ukuri ubwo bwose ni ububasha bwa Allah. Nyagasana kongerera ibyiza, aguhe gukomera, akugoye ku mutima kurure, tugiye duhora tubisaba. Ibigoye Nyagasana bicishe bugufi, ubashe gusunika iminsi iri imbere kuri mu mwigeno rya Nyagasana uryohewe cyane. Barakallahu. Urakoze cyane. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam.